turafana ba Bruce arangize wibaze noneho ko na Dumba umufana wa The Ben yamaze kureba Bruce Melody aravuga ati cyo arashaka kirarangiye ahita yigendera. dore umwana w'Imasisi kuriya ku gasozi. Okay, intime guys hagira umuntu ukanda kuri Godfather live y'akadarapo ka Canada nibyo ndi kuvuga muri kubyumva kanda kuri adukande uri kunyumva Dumba. Masisi boy ngiye kugura ikibanza hafi y'icyawe hariye mu rugo Masisi. So ngaho reka numve Dumba ijambo ni ryawe. Bo watumye nibagirwa n'ibintu ngiye kuvuga. Masisi boy nawe aranyibagiza nawe ukanyibagiza simbyumva nkibagije. Oya komeza avuga kuri show ya Bruce Melody na The Ben. Dumba wowe tubwiye ko urumva umuntu ufana ku mutima wamaze kumva show ye uhita wigenda ntabwo ashaka kumva The Ben arimba ko ntabwo yigeze ndirimbo. Imagine ibyo bintu ziko bimaze iminota 5 nayo ntangiye kubivuga kubera ariko kuvuga cyane man bimeze nk'ikivumvuri. Umva narindimo dore televiziyo nge narindimo ndareba nicaye. Urumva yarebye Bruce Melody live agiye kureba The Ben recordings ndeba narebye Bruce Melody fata urumurezi Dumba bakabano baje hano urumva baratubwira twe turafana ba The Ben ariko turashimira The Ben ikintu kimwe yakoze kutuzanira Bruce Melody duhasho. No, by the one of ikintu The Ben yatekereje agiye gukora iyi show yararebye abona biza kumufata ingufu nyinshi kugira ngo yongera kuri gitaramo nk'icyari gihari umwaka ushize. Arareba aravuga ati nzashyiraho amafaranga ya promotion menshi nk'ubu nimpamagara Dumba niba yajyaga nca miliyoni aranca miliyoni 2 ni mamagara uyu nguyu yarajya gucya abana nagiye mbanyaganyaga ko ya The Ben nubwo mukunda kunyaga koranyaga. Urumva aravuga ati abana narabanyaze ntago mbasubiraho batiti Brown ngo mbanyagure ngo nongere mbakoresha ibintu. Aravuga ati ibi bintu gikuru ngiye kubigenza ngiye kwitwaza Munyakazi amaze imyaka nk'itatu akora indirimbo zose ari flop. Njuga wa myotinze tukiyumvira Dumba kugize mu muting aho kukinta mu manura komeza imezamuka. Urakoze kumumanura Njuga niyo mpamvu nakubwiye ati nabivuze ntabwo ati Njuga uyu nguyu tuzane muri ibi bintu turimo turavuga ibintu bishobora kuba birimo abantu Njuga mukure uravuga ati oya ati ndekira Njuga urareba Njuga ibintu bya Njuga ibyo urumva rero bagiye kuguha Lion indoje kuma Lion Masisi boy sha umwana nakubwiye ati kibanza naguze nakiguze hafi y'icyaha hari Masisi. Reka turebe ubwira ibintu bya Bruce Lion mureke turebe nubwa mbere dubagiye kwakira Lion reka turebe ikibanza naguze hafi y'iwawe Masisi. Message noneho kandi nampanda yo na The Owner ari hana ashobora kumpa intercell ndahita muzamura reka turebe ikibazo ashobora kubwira kanze nkire Lion The Owner ari hano nawe The Owner ari hano The Owner mwamukishijemo ijisho ntaraza ariko ibi bintu tugomba kubirangiza The Owner urumva ngiye murama ka Baby Lion uyu munsi. Urumva rero aravuga ati igitaramo gishobora kutagenda neza bijyanye n'ukuntu nari nabigeje last year mu sharingira live yego. Aravuga ati Bruce Melody nawe amaze bure The Ben si umwana we The Ben agira umutima mwiza cyane sha. Oh my god ni Lion kandi Masisi boy Baby Lion nagari Lion narayiza reka yo capacity reka ndakubujije reka uvuze ngo nguki reka ntugasabira ni nko gukama ni ukuvuga ngo iyo ntuzo uri kuvuga ni nka ya foto ya The Ben ukama ikigusho komeza. Masisi boy arazana Lion ndakubujije Dumba ariko ntukifuze sana Lion ipfa gutangwa ariko sikuri buri gitangaza Masisi kare nawe kare buba kange Lion kabi ya Dumba reka dukomeze komeza Dumba. Urumva the thing is The Ben we n'umwana mwiza agira n'umutima mwiza sawa nyine like iyo ndimo ndavuga uzaje unyeme Bruce Melody ibintu The Ben yakoze nukuri kwimana ndahiro ndi umusiramu Bruce Melody ntagashobora kubikora. Uravuga ibihe kuba The Ben ashobora gutekereza akavuga turabizi reka kuri inshuro
nicishe bugufi ingene mvugane na Bruce Melody dukora ikintu abanyarwanda bazishimira bose. Yego. Noneho na Bruce Melody kubera amaze iminsi ameze nkaho ari stagnant. Iyo mvuze ijambo stagnant urabyumva? Yeah. Stagnant ni kwa kundi ukora ibintu bikava yuko utabishaka. Bruce Melody amaze iminsi dushaka ko ashaka gukora ibintu kuba international. Bruce Melody yageze n'ahantu agenda kuri televiziyo akavuga ati nge singi bakunda se abanyarwanda na ibintu ndimo ndakora ntibikiri ibyanyu ngo ndimo ndasaba ibintu biri international. Nubizi ko Bruce Melody bivuze ibyo bintu? Komeza numve. Noneho The Ben aravuga ati reka ngende kwa Bruce Melody nicishe bugufi mubwire dukorana ikintu biza kumfasha akabona inyungu ze. Akavuga ati ngiye biza kumfasha mbona amafaranga ariko nawe biraza kumufasha kongera kubona platform y'abafana be n'abafana kongera bagende bamwizere. Ibi ngibi nibyo bigiye gukurikira hasi. Ariko Dumba n'umuhanga. Reka Godfather nkubwira ibintu bigiye gukurikira. Ubu ngubu byari biri ngombwa abantu barimo barashyigikira Bruce Melody right now n'abafana be. Bruce Melody afite abafana benshi. Komeza. Bruce Melody afite abafana benshi ariko wibuke ko hagati ya Bruce Melody n'abafana be harimo aba influencer, harimo Titi Brown, harimo Dumba. Titi Brown uza gukora challenge, Dumba uza ku bloginga, Godfather uza ku bloginga, harimo Decat uza gukora gutya, harimo wo kwisibo. Bafusha bashoboye ariko badashobotse barangiriye Iwawa. Tuza abantu badashoboye kandi bashobotse babashije kwitwara neza mu bushobozi bwabo buke badashoboye. Inyenyeri zabo zarazamutse. Ndaguha urugero. Fata umuhanzi bita Knowless, umuhanzi kazi Knowless. Ntabwo ashoboye ariko arashobotse. Yashobotse muri societe aragenda yicisha bugufi. Umwana w'umukobwa aragenda mu muhanzi wa mbere, umuhanzi kazi wa mbere mu gihugu kurusha abantu abahanzi kazi bashobotse. Namini bashoboye ariko badashobotse. Twagiye tubibona. So bizaho kugira ngo ushobore rero nka Bruce Melody arashoboye ariko ntashobotse. Bruce Melody arashoboye kandi arashobotse. Abifite byombi. Ndagusobanurira. Ndakubwira impamvu Bruce Melody ashoboye kandi agashoboka. Bruce Melody arashoboye icyo kiganiro cyaba kirekire cyane. Ndakubwira uretse gato. Bruce Melody arashoboye kandi agashoboka kuko Bruce Melody ni umuntu wicisha bugufi aganira na buri wese. Sinzi uko byumva. Uretse gato akamenya ko urukunyumva akamenya gutayiminga akicisha bugufi akaza kuganira na buri wese bitakora abandi. Bruce Melody ni umuhanga arashoboye kandi arashobotse. Sinzi uko byumva. Unyumve neza cyane. Iminsi zabikubwira tumunamureke. Nta kibazo wowe uvuge ko ashoboye kandi adashoboye. Umva ukuntu ahita uhita uhunga. Umva ukuntu uba waho. Ntabwo mpunze. Umufata uko ushaka. Ugaruke kuri iki gipeti rero. Waretse nkafata boss wawe nkamugaraguza gati. Bruce Melody namubera boss ntabwo yambera boss. Bisubiyemo. Bruce Melody namubera boss ntabwo yambera boss. Yanyishyura iki? Nako ture gato mu bagu birebe. Ako wa mugane ku mwaka ushize wose atawukozemo nani gitaramo ya performize muretse cya The Ben. Ubwo amafaranga yaba afite yaba yakuye da. Iyi ndirimbo wabonye indirimbo yasohoye? Turaza kubigarukaho mu kanya kuko ibintu yakoze mumenye ko indirimbo ya reba umwana w'umukobwa bamwita Intime. Uyu ni umwana tumaranye imyaka tuziranye nawe ari umwana w'umukobwa. Uyu munsi ni umubyeyi. Komeza mfura ya mama. Happy New Year too. Dore ukuntu bavuga ngo Happy New Year. Thank you so much. Ndeba urebe. Hasigayeho kamwe n'abandi mukora ibitangaza. Thank you so much. Happy New Year. Happy New Year. Tugende gatoya ntabwo abazi muceceke. Dumba ngewe ngo hari yarise n'imirongo ye muri ibi bintu. Ari ibintu umujinya nka Titi Brown usuza Intime nkande. Komeza ibya melody biraryoshye. Komeza ibya melody biraryoshye. Urukunyumva nani Dumba. Ngewe ninkubwira ko The Ben ntamwanga. Aya magambo uri kumbwira bageze naho bambwira ko The Ben anyishura umushahara buri kwezi. Dore Masisi. Masisi ntabwo ashaka abantu bansuzuma. Dumba kankwereke. Banyarwanda kazi mukande kuri riri hejuru mureke Dumba ntantambukeho. Mfite 1400 ati 1500. Masisi ntiwabinkora sho. Mwe muretse gato. Muze kukurogota. Iri account iri hejuru mureke Dumba uretse gato. Reka ngiyewe Dumba mwereke ko murusha igikundiro mu nkande ho hari hejuru kuri account. Masisi niwe ishinga abagore. Dumba kiriho target yangahe? Shiraho target. Banzu shiraho target 10,000. 10,000.
dore na FC yaje umva. seke abo bantu muvuga ni abantu bahangaha batanu. uretse gato Dumba N'aba top gift. Bruce Melody uyu munsi ndakubwiza ukuri niba kuri iki gitaramo Bruce na kwanza tayikundi uramushenze twe tumuretse ndaza kumuvuga ntuza kuri radio nibampamagara. Ndumva fana The Ben cyane. Urukunyumva? Reka nze gato uyu ni umunyamakuru wabaye umunyamakuru wa Radio Rwanda abo umunyamakuru wa BBC reka numve VP we atanga bamwita Ernesto ugizuwe arankubye ashobora kuba yaryamye ari gusambana ndahamagara Badirama aravuga ukuntu ibintu yabibonye Badirama radio Yarariyo. bariyo Bwana Dumba ndashaka kumva VP we yawe ariko uruko bwana urogoryi kandi ngurunguru ushanga unugwi wacu ngungu utuvuga pfi Aba The Ben God irangiza inkuru reka nyirangize uyu abafana munsi ba bafite uburakari bansinda Dumba ibyo umva Guys, mugeze ku bihumbi icumi gift ndi hano ninjye ufana The Ben witwisha mu izina rya The Ben Dumba tuvuge ku nkuru ariko reka kwisha mu bafana ba The Ben ko nanjye ndi umufana wa The Ben ubu najya kuryama wabibonye ko abafana ba The Ben niyo ubu najya kuryama keza funga mike yawe gato funga munyumve neza cyane dore abana dore umwana w'imasi ibyo ntibigukange dore umwana w'Imasisi uretse gato ndaje murabibona umva nkubwire Dumba ibyo ntibigukange twatangiye ku bihumbi 10 dore umwana w'Imasisi sha ukuntu atwara gazi muca gasuzuguro Dumba nyumva hano rero nkubwire ndashaka kugira ngo manze nkumve ngutega amatwi umbwire ukuntu wakire kira gitaramo unambwira umuntu wa performance neza kurusha hagati ya Bruce Melody na The Ben twagiye umuntu nashoboye kureba ibyo ukuri kankubwiza ukuri narebye performance ya Bruce Melody iya The Ben ntayo nigeze mbona impamvu utayirebye nuko wasohotse mu basohotse kuko The Ben yagiye kuri babafana barasohoka baragenda thank you numbwire nguyurira yose yarahari ariko God gusohoka kw'abantu nuko abantu bari bamaze umwanya kandi they were tired bro reka uri kuri aha ngaha ntabwo The Ben reka nkubwire God wibuke ko mbere y'ejo hari habaye muze bonani sibyo umva ririyo mbere yo kugera aho Dumba n'abandi twumvikane Dumba mwiza ukuri ntituza abahanzi b'abanyamahanga bajya baza abantu bagataha saa moya za mu gitondo we ririyo zibyo mbwira ni ibiki kubera iki baririmbye uzi ko The Ben waririmbye indirimbo ya mbere urimo kunyumva aririmbye indirimbo ya mbere abafana baratumba iya kabiri barabyimba iya gatatu barasura indirimbo ya kane unyumve tega amatwi Dumba indirimbo ya kane The Ben yiririmbye batangira guhamagara amazina Bruce Melody uko niko kuri The Ben yaririmba bagahamagara Bruce Melody The Ben aravuga ati nuko bimeze azana strategy ararira yarize nkwereka ifoto